muraho neza mumeze mute aho muherereye mwese hatandukanye. Yego reka mbahe ikaze nanone ku munsi wa none mu kiganiro byacu. Uyu munsi rero nkuko mubibona ni special kuko turi babiri, nsanzwe nkora njye nyine ko mubimenyereye. This is my husband and araza gukora introduction ye himself. Yego mbere yuko mvuga ibintu birebire nabanze abibwire kugira ngo mbabwire the reason why turi kumwe hano turi babiri. Ni karibu. Okay guys, arakoze cyane mpaye umwanya kuri Grand Nile Studio. Ubundi nkuko mubimenyereye dukora ibiganiro by'amoko abiri. Hari ibiganiro by'iyobokamana ndetse na bino mwabonye yakozemo cyane bijyanye n'imibanire rusange. Rero kuba nisanze mu kiganiro uyu munsi biranejeje kubana namwe abafana bo muri gahunda y'imibanire ya murakoze. Mazina nitwa Ndungutse Felix, amazina nayibagiwe murambabarira. Ya mwakunze kumbona cyane kuri Grand Nile ngikora iby'iyobokamana. Abarebye ibiganiro byatangiye nari hariya ninjye wakoze mu mwaka wa 2020. Rero ndishimye cyane nanabifuriza umwaka musha. Nishimye no kubana na mufasha wanjye ni ukoresha bino biganiro mu by'ukuri, kandi nanjye hari ibyo avuga nkumva biramfasha kabisa. Ni ibintu byiza cyane. Reka dukomeze twitoze turi adufashije. Ni umwarimu mwiza. Yego urakoze cyane. Nkuko nari mbabwiye rero uyu munsi uri special, tugiye gukora ikiganiro ariko mu buryo noneho it's like a game or ni ibibazo. tugiye kubazanya ibibazo. Hano hari agaseke karimo udupapuro turimo ibibazo bitandukanye, ntawe uzi icyo ari bugweho. Ubwo rero nimbugire ngo wenda twabigize twabyiteguye cyane. Ni ibibazo usanga biri mu bantu nyine, mu bantu benshi. Rero mubane natwe ndizera ko turi bwigiremo muri bino bibazo nyine, kuko ni ibintu twese duhuriyeho. Nawe ubireba rero biraza kugufasha. Yego ninjye utangira. Okay. Kanabare gira ngo twari dutora kamwe. Uko bimeze tora ibibazo 5 kuko nzi ko harimo ibibazo ngira ngo 10. Ubwo uratora 5 noneho bya bindi watoye mbikubaza. Noneho rero nanjye ibyo ndibuze gutora uruze kubimbaza. Uratora ya 5. This is serious. Sure. Okay. 3, 4, 5. Okay. So should I give them? Sure, give it to me. Okay guys, ubu rero mfashe ibibazo bye 5 ngiye kumubaza. Kandi mubonye ko byose ari nge wabitoye ko we ntabyo batoye. Ibi bisigaye ni ibyanjye. Okay, ariko ngiye wabibaravuze ko abategeko yagiye ari ugutora. Ntacyo bitwaye. Ibi bisigaye ni ibyanjye bwo yatoye ibye 5. Reka hasigaye mubaze. Kandi ko byuzuye 1, 2, 3, 4, 5. Urabimbariza byose rimwe cyangwa mwazajya baza kimwe ndabaza ikindi? Ni kimwe. Kimwe. Okay. So who goes first? Okay, ladies first. First to be questioned cyangwa se guy. Sawa twagiye. Okay. So ikibazo cya mbere ni ikihe kintu cyagutangaje utabizi kuzasanga mu rugo? Ahereye ku kibazo gikomeye cyane kabisa. Mumfashe mube hafi, mumfashe ko ndabona biremereye. Ikintu cyari kindemerereye mu rugo cyangwa se ikintu wavuze ikintu nasanze mu rugo cyantangaje. Okay, ikintu nasanze mu rugo cyantangaje. Actually murabizi ko uyu muntu habayemo ikintu cyo muri dating. Ubona umuntu uwo mukundanye umufashe nk'umumarayika, ukabona nyine ibintu byose bizagenda ari amahoro. Ariko nyine mu rugo narahageze mbona sometimes mushobora kutumvikana ku kantu gatoya,
noneho ibyo by'abanyamurenge baza bita gukoroganaho gatoya mukaba nk'abakorogana. Okay. Okay. It is my turn. Reka ndebe. Hano hari ikibazo kivuga ngo ese wigeze ushwana n'uwo mwashakanye, niba mwarashwanye mwari mupfuye iki, kandi noneho mwabikemuye mute? Ego ko ibibazo ni hatari muri romance. Okay, wenda ntago nakwikinga ikintu kimwe ko tumaranye imyaka 3 tubanye, kandi uko biri kose mu myaka 3 ntabwo tumaze gupfa ikintu kimwe. Hari utuntu twinshi abantu bagenda bapfa, ariko si ikintu. Okay, reka wenda mvuga icyo nibuka. Hari umunsi nari nakubwiye ko mfite gahunda yari butangire nka saa 5. Urangije uva mu nzu saa 3 nyijeje ibitangaza ko nyuma y'isaha imwe nyine uri bugarutse gahunda yanjye igakorwa. Urangije uragenda koko ugaruka nimba ari saa 7. Nyine urumva ndarakara, ndababara nyine ukuntu gahunda yanjye ipfuye. Urakwazika. Ndakwazika. Noneho rero okay, ubwo ko twabikemuye si ubwo ni wasabye imbabazi ko nyine recognizinga ko watinze, wanyiciye gahunda kuko wari ubizi actually. Ndangije urambabarira. Kubabarira ndumva nizere ko utababeshe tuje mu ruhande rwanje kubera ko nje twicaranye, niba koko narazisabye ubihamye ko nazisabye. Rwose warazisabye. Gusa nyine nari narakaye ko nyine okay, nta kundi bitambyumva ko byagenze, kandi n'ubundi iki kintu ntabwo ari ikintu mbese cyagombaga gupfa ngo ubuzima buhagarare, byari gahunda isanzwe. Okay, ubwo isomo riri muri kino kibazo ni ugukosa bibaho ariko umuntu akaba yasaba imbabazi, birumvikana. Okay, reka njyewe ugiye kubaza njyewe. Okay, sawa. Arakera nawe kiransetsa. Reka icyo ndeba. Okay. Ntabwo wemerewe gusoma. Urimo urica amategeko. Wowe ugafata gusuita ubaza. Sorry, hari icyo nari nasomye cyagiye uri gusubiza icyambere kiransetsa. Ntabwo wemerewe gusoma, aho ngaho warubishe. I'm sorry. Noneho ikindi, nayahe makosa 3 wanga mu rugo? Ntabwo byoroshe. Amakosa 3 nanga mu rugo, icyambere ntekereza ko iki ngiki cyo kuri nje ntigisubirwaho, nanga ikinyoma. Ndacanga cyane kuko mu rukundo cyangwa se mu ndoa ntabwo hagomba kuba ikinyoma kabisa, ntabwo ari ikintu ndashigikirana gatoya. Hanyuma ikindi nanga, kantekereze neza ntaza kuvuga hari ikirenzeho. Ikindi nanga kudapanga gahunda nka biriya wari uvuze ko nakwiciye gahunda nakabaye nayiziyeho. Nkunda ko ibintu byose mu rugo haba gahunda, niba hari ahantu tugomba kujya tukabivuga before tukitegura tukagenda aho hantu. Ni ukuvuga nkunda gahunda, nkanga kwica gahunda. Icyo ni icya kabiri. Icya gatatu, nanga nanone navuga ko okay, birimo biragora kuko ibintu umuntu yanga biba ari byinshi, ariko ko ndareba hasi nk'ico nanga ku rwego navuga rwisumbuyeho. Ikindi nanone nanga uburakari. Okay. So ubwo nawe urimo uradukurikira ufite nyine ibyo wanga, ariko ibi ngibi ni ku nyungu zacu twese, no kugira ngo ko ndizera ko at the end of this session hari ibyo uri wakuyemo udukurikiye. Okay, nawe ugiye kumbaza. Njyewe ugiye kukubaza, impapuro zawe uzifate neza, ushobora kuzivanga. Sigaje 3.
akazajya karangira uzajya ugashira mu hano. niko nabigenje. Okay, ikindi kibazo gikurikira, wabigenza ute uramutse ushakanye n'umuntu ufite imiterere utishimiye cyangwa se utishimira? Okay. Kirakomeye nacyo ariko okay, nizera ko hari iyo muri cya gihe cyo kudetinga mama murimo muramenyana uko biri kose uba wamenye bimwe ku muntu wawe. Ni ukuvuga ngo iby'ingenzi uba wabonye ko ibyo afite ushoboye kubisapotinga, kubyihanganira. Hari ntarakomeza, hari umuntu mperutse kubona, hari ikiganiro nyine abantu barimo barakora mbese nacyo cya relationships, umuntu aravuga ngo ikosa ngo umuntu ngo yamenye ngo bakiri muri fiançailles ngo ryagombaga gutuma ngo amureka, ariko ngo iryo ngo azamenye ubu ngubu ngo ni iryo kwihanganira. Urumva rero wenda icyo navuga aho ngaho, hari bimwe nyine ubuze ukabona ari ibintu byoroshye ushobora kwihanganira, ariko kandi nanone umaze kubana ukabona hari habits nyine zimwe utishimiye. Okay, uko biri kose sintekereza ko nanjye mfite cyanjye mba ndi perfect 100%. So rero birankwiriye cyangwa se biragukwiriye wowe ufite uwo mwashakanye ko ntago byoroshye ko ibintu byose wabona ubyishimiye bikunyuze. So ni ngombwa ko rero bimwe ubasha nyine kubyiyakiraho ukadjustinga nyine, hakabaho ukaba wenda wamanuka kuri iyo level kugira ngo ubashe kumitinga n'icyo kintu uhure nacyo. Wenda iyo situation ntago yambayeho, ariko ndimo ndavuga mbese muri rusange biramutse bibaye ugomba nyine kubyakira ukabyitwaramo, kuko okay mu gihe uri murabona atari ikintu koko kiri worth gusenya, nibe akenshi usanga ari utuntu mbese uvuze ko wabyihanganira byaterwa n'icyo ari cyo, se byaterwa kuko hari imico imwe bari mibi ku rwego rwo hejuru. Hari ibindi nyine ubona ari ibintu bisanzwe byo mu buzima nyine busanzwe abantu bose bakora, kuko ushobora kuba ufite ibyo utarimo perfect, nanjye hari ibindi mfite nanjye ntagira ntatunganye, se noneho bizatuma musenya kuko mutujuzanyije 100%. Okay. Sinzi ko ari uko nguko ariko reka okay, wowe urabyumva ute? Ubwo namaze kugisubiza twakiganiraho kugira ngo wenda tubashe kumurikira n'abantu badukurikiye. Okay, ntekereza ko icambere kugira ngo umuntu abashe kuba gukosoka nuko abanza kumenya aho arwaye, akabanza ukabimubwira ati hano hantu ntabwo ngiye mbona ko ahantu hameze neza, noneho rero nifuza ko wabigenza gutya, noneho ukamugira inama, hakabaho ibiganiro, ariko atarabimenya hakiriho gushaka kumukosora cyangwa se guhura naco mu buryo bwo kukigandukira, ariko utamubwiye numva aho harimo ikibazo. Rero kukimumenyesha ndumva ariyo nama nanjye nabasha gutanga, mukabanza mukakiganira. Yego, iyo nama ni nziza cyane, gusa wenda njye nari nasimbutse cyane, mbese nari nagiye mu gihe koko cya kintu mwafatiye umwanzuro ko ari habit, mbese ari ikintu nyine akora, ariko iyo ni step nziza ya mbere kubanza kukimumenyesha, kandi nyine nawe akagerageza kwikosora. My turn. Ni ibihe bintu bibiri uwo mwashakanye yagukorera ukishima? Okay. Okay, noneho ibi bintu rero ibintu bitangiye gukomera abantu badukurikiye, namwe murabibona ko noneho bigeze ahantu bitoroshe. Okay, umuntu ashobora kunezezwa n'ibintu byinshi, ariko reka mvugemo bibiri, kandi ndavuga nk'umuntu w'umugabo, kuko wenda iyo kiza kuba ari we kino kibazo we kiza kuba ari we kigiyeho, kuko tuba dufite expectations zitandukanye, wenda bari kuvuga ibinezeza ntabwo ari byo bikunezeza, reka mvuge gutyo. Ku ruhande rwanjye, kubera ko ndi umugabo, abagabo ikintu cya mbere bakunda, reka mvuge muri rusange, ariko nanjye ndaba mpaye nivuga, ikintu cya mbere uwo mwashakanye agukorera ni ukuba uwo twashakanye anyubashe, kuko ndi umugabo, abagabo bakunda icubahiro, icyo ngicyo kiranezeza cyane. Hanyuma icya kabiri, uwo twashakanye, ariko si ubundi wavuga bitatu. Hano hari bibiri. Okay. Reka tu breaking rules, mvuge bitatu. Uwo mwashakanye aba yaguhaye umwanya wo kujya muganira,
icyo nacyo ni ikindi kintu cyiza. Hanyuma ikindi ikindi uwo mwashakanye agukunze, numva nacyo ni ikintu kinini. Ubwo ni bitatu. Ariko sinzi ko mbivuze, ariko mvuze uko niyumva. nta comment mfite, ngira ngo nawe ugiye kumbaza. Twagiye tugeze ku kibazo, menya iki ngiki ari cya kane. Ikibazo cya kane, utarashaka watekerezaga ko wabana n'umuntu umeze gute? Komanda. Okay, ari ibintu nyine bagira ngo ni list. Gusa to be honest, ntago nigeze mbyandika. Ntago nari narabyanditse ahantu, ariko urabifite uko wabitekerezaga byanga bikunda. Nyine numvaga nabana n'umugabo mwiza ku isura, icyo ni icya mbere. Mwiza ku isura. Ikindi nyine nkumva nyine umuntu tuzashakana, kuko njye ndi umukristo, nawe agomba kuba ari umukristo, urumva. Ubwo nimba navuze wenda icyo cya mbere, ngarutse kuri ako point ka mbere kuvuga ngo mwiza ku isura, mbese ni si isura gusa, physical appearance yose agomba kuba ari. Ubwo wenda murambaza mutese umuntu mwiza ameze ate? Ubwo ayo mabwiriza ye nimba narayishe murabibona namwe, use ndi mwiza. Narasubijwe rwose. Cyambere ubwo ni physical appearance mwiza, niko nashatse kuvuga. Ikindi numvaga ngomba kubana n'umuntu w'umukristo, kuko njye ndi umukristo. Ikindi mbwira ndekera ibyo. Okay, ushobora no kongeraho, ntacyo bitwaye. Nta kintu bitwaye. Okay, ariko ndumva ari ikindi wenda ushobora gusanga ari ibintu rusange abantu bose bagira. Umukobwa wese nyine urayumva washaka umugabo ugukunda ku rwego nyine rwiza, ukamubyite gutyo, ku rwego kabisa feeling allowed, ukumva nyine ibintu biracamo. Okay, urakoze. Ubwo ni wowe umwanya wawe. Okay, ni ikihe kintu cyatuma usenya? Bibaye byiza ko kino kibazo rwose ari wowe kivuyeho. Okay, ariko nawe iki kibazo ndashaka ko tuza, kubera ko ari ikibazo ntekereza ko gishobora gufasha n'abandi bantu hanze aha. Reka nze ukivuga uko ncumva, none nawe uze kunyunganira. Okay, ikintu ntekereza ko gishobora gutuma nsenya, mu by'ukuri gusenya, kwiyangaja muri engagement yo kuba warubatse, mugakajya muri step yo kudatinga, nyuma mukinjira mu ndoa, mukabana, mukageraho mubyara, hakaza kuboneka ikintu gituma umuntu ashobora kwibagirwa izo zose akavuga ngo ndasenya. Birumvikana ko icyo kintu kiba ari kibi ku buryo bwumvikana. Rero kuri njyewe ndaza kuvuga ko niyumva, ariko byo amakosa yose ushobora kuyihanganira, ariko hari ikosa rimwe ritajya ryihanganirwa. Abiri kuri njyewe, okay, nabiri ariko asa naho avukana. Umuntu ushobora kukuryajya, cyangwa se umuntu ufite ikinyoma muri we kandi ari mu ndoa. Kugira ikinyoma uri mu ndoa, it means wamaze gusenya deje. Kuvuga ngo kubwizanya ukuri ntibigomba kuba 100%. Rero umuntu uri mu ndoa ariko ufite ikinyoma, cyangwa utabohokera umugabo we ngo amubwize ukuri, kuko amakosa ni menshi. Umuntu arashobora gukora ibintu bibi, akaba yanaguca n'inyuma, ko ntuze kuryumva ko ari ikosa riremerera abantu cyane, akaba yanaguca n'inyuma. Ariko burya kuguca inyuma aba yagenze ukunda, ariko kuri njyewe ntibingana no kumbesha. Kuri njyewe ntabwo birangana no kumbesha. Hari ugica inyuma ngo aza kubwira ko guci. Okay, sinzi ariko kabisa icyo kintu kabisa ndacanga. Okay, nawe watangaho ide kugira ngo kino kintu abantu baze kugira icyo bacungukaho. Ibyo vuze nibyo, nanjye wenda biri mu byo mbona,
kubeshya, kuko iyo wabeshya umuntu nyine ntabwo uba ukimwisanzuyeho, ntabwo uba ukibona impamvu yo kumubwiza ukuri, cyangwa se hari icyo urimo uramukinga kubera inyungu zawe, ariko ntabwo biba bikiri ku nyungu. Ni gake iyo umuntu ashobora kubesha kubw'inyungu zanyu mwembi, ni gake. Icyo wari uvuze nicyo cyo kubeshya no gucana inyuma byose. Noneho ikindi ni guhohoterwa umuntu ukubitwa, umuntu ukubitwa mu rugo. Okay, sinzi wenda ukuntu abantu benshi bagiye bumva kino kintu, ariko sinzi kuri njye ukuntu mbyumva. Sinumva ukuntu umuntu yihanganira gukubitwa buri munsi. Urumva nyine barabujijwe umutekano kugera aho akandamizwa. Kandi ikibazo gihari, ibyo ni ibintu bikwaffecta, birimo birafecta ubuzima bwawe. Urumva wowe noneho w'inyuma tubona, urumva wowe w'indani ho uba warapfuye deja, noneho wowe w'inyuma urakubitwa buri munsi, uwo muntu ashobora kugeraho akanakwica. Kandi mu by'ukuri Imana nidubuza, Imana nayo igomba kubwisubiza, nta muntu rwose ugomba kukwaka ubuzima. Rero numva akenshi iyo nyine muri relationship hajemo ibintu byo abagore nibo bakunda gukubitwa, kuko sindumva nyine umugore ukubita umugabo. Rero numva ntabwo ari ibintu byo kwihanganira, kuko umubiri urimo urababara, biba byageze kuri extent noneho y'umubiri. Rero njye numva icyo nacyo ntakihangana. Ubwo rero ibintu byo kurwana, ubwo icyatuma usenya ni ukuba ugeze kuri level kuba usigaye ubabazwa nyine bakagukubita bakagukandamiza. Okay, ninde ugiye kubaza? Ni njyewe? Ni wewe. Cyanyuma. Ni ikihe kintu wanga mu buzima bw'abashakanye? Ikibazo kirakomeye. Byajye birarashe. Ikintu nanga mu buzima bw'abashakanye. Kino kibazo kiraremereye. Ariko reka mvuge gutya. Mu buzima bw'abashakanye, ikintu cya mbere kiridinga indoa ni ukuba abantu barashakanye bakundana, noneho urukundo rwo, kubera ko habe na Bibiliya bavuga ko urukundo rwihanganira byose. No mu rugo nza nkunda kubibona, hari igihe umuntu umukorera ikosa ariko yatekereza ukuntu yagukunze, cyangwa se uburyo mwabanye, noneho bya bintu byose ya makosa akayavunja akayinjiza mu rukundo akayibagirwa. Ntekereza kuko rero urukundo ni ikintu cy'ingenzi cyane. Ni byose nabyishe wabarije gute? Nganyibutse ko wabarije niba ubona nabyishe. Okay, wenda basanga urimo urakora bya bindi Abanyarwanda bajya bita ngo ni uguca ikibungo, ukabanza ugaca kure kugira ngo uze kugera ku gisubizo. Nyibutsa ntaza kuba nibagiwe. Nari nabajije ibintu wanga mu buzima bw'abashakanye, mbese ibintu ushobora kuba ari experience yawe cyangwa ari ibyo wabonye ku bandi, cyangwa se nyine ni ukuri ko nari nshoreye nyine navugaga urukundo. Iyo abantu bubakiye ku rukundo, numva ikintu nanga ni uko hashobora kubaho gushakana kutashingiye ku rukundo, noneho nyuma bikaba byateza ibindi bibazo byose bishobora gukurikiraho. Rero icyo kintu nkumva ngewe kuri njye reka njye ngara ukuntu ushaka ko kino kibazo gisubizamo, nubwo atari njye sinjye wagiteguye nk'uko abyara, ni ugufashanya. Ubwo nyine mfasha nyine, ubwo njye uburyo nshaka ko kino kibazo cyumvikanamo, urukundo juste ruhari kuba abantu bashakanye babana. None ikintu wanga mu buzima bwabo, bana abantu bashakanye hari ubuzima bafite, wenda ngo umugore ngo ntago arya, ngo umugabo ngo atarataha, ngo nijoro ngo basangire, urabona wenda ngo baba bagomba gushorana bakajyana church bari kumwe. Mbese njye ntekereza ko mbese ni nk'ikihe kintu ujya ubona ukabona aka kantu kabisa ntago ngakunda, mbese ntago kakabaye kuba ari ngombwa, kabaye kuba katabamo. Ubwo urwo ni urugero rwawe, wenda nawe watekereza ibindi. Reka cyangwa wenda byandi bavuga ngo kugisha umuntu inama y'ikintu ugiye gukora, wenda ukaba wavuga ati njye ibintu byo kugisha inama ntabwo mbikunda, mpamvu nahita nkora ikintu
okay, reka mvuge mbyoroshe, mvuge uko numva kino kintu. Ngiye ndavuga nkanjye, ariko ntekeza ko umuntu wese ashobora kuvuga uko yumva bitewe nuko nyine na experience afite, bitewe nuko urugo rwe rumeze cyangwa se uko yiyumva. Ngewe rero ikintu navuga ndakunda mu bashakanye, still ndagaruka kuri cya kindi ni ugukikana. Haba hagomba kubaho kubwizanya. Haba hagomba bibaho ya haba hagomba kubaho kubwizanya ukuri. Okay, sawa. Ya ndumva reka mvuge gutyo. Ntunyuzwe, ubwo rero utanyuzwe rero mu kiganiro cy'ubutaha tuzakomeza. Ngeze ku kibazo cya nyuma. Ikibazo cya nyuma kiravuga ngo ni iyihe nama wagira umwana wawe igihe abaye ageze ku gihe cyo kubaka? Ni iyihe nama wamugira izamufasha kubaka urugo, cyangwa se inama iyo ari yo yose, ariko kubera ko turi ku rugo. Ariko hari ikibazo umenye tutasoma. Ikibazo nigeze kubona ahantu ariko ntacyo nabonye ku gapapuro. Ubwo nyine ubwo icyo cyagendeyemo. Okay, ndakikwaza ariko ntacyo. Okay, inama nagira umwana wanjye. Inama wagira umwana wawe igihe agiye kubaka. Okay, ntekereza ko ibyinshi uba wakabwiye umwana wawe mu gihe agiye kubaka biragoye kubimubwira ku munsi w'ubukwe cyangwa se icyumweru kimwe mbere y'ubukwe. Ahubwo nko hari ikiganiro nigeze gukora kivuga ibintu byinshi, ariko mvugamo ikintu cya influence. Numva ko wowe ushaka ko umwana wawe abawe uba ugomba guharanira ko amukubonamo. Urabona, nimba ari umwana wanjye w'umukobwa ngiye gushyingira, ubwo deja aba agomba kuba afite image y'umugore mu rugo uko ameze angendeyeho. Ariko nanjye urimo uzi ko ngomba kugira iyo influence, magomba gukora ibintu biri right, biri byiza. Urumva iyo ukoze ibibi uba wafailinze kandi urimo uraspoilinga nyine mind y'uwo muntu. Urumva rero numva ko ibya mbere aba agomba kuba yarabikubonye. Noneho wenda ikintu ijambo ushobora kumubwira ni ntekereza ko urukundo nubwo wenda hari ukuntu abantu bajya babivuga bigasa n'aho batabitsindagiye, ariko umuntu wese aba agomba gukangukira cyangwa se guharanira, cyangwa se sinzi uko nabyita, mbese aba agomba kumenya ko gukunda umuntu babana, yaba ari umugabo yaba ari umugore, mu buryo bwe. Kuko wenda ibyo twaje gusanga ko biri mu buryo butandukanye, ariko mu buryo bwawe kunda kabisa uwo muntu. Kuko ibindi byo iyo hariho urwo rukundo kabisa ruhamye rushingiye ku kuri, ibindi nyine bigenda bigira. Okay, icyo kibazo rero ngiye kukubaza. Icyo kibazo ndumva sinzi impamvu kitageze hano, nyine narungurutse, nagize umuco wo gukopera none ahubwo nsanze kitaje hano. Ariko nakibonye. Uragifite? Noneho ibyanjye byashize, ibyawe uracyabifite? Ndagifite icyo kibazo. Uko byagenze reka njye ahubwo nkikubaza. Reka nicyo kikubaza. Njye nakibonye. Ubwo urumva ko nabajije byinshi. It's my turn. Ntabwo iki kibazo ari ikibazo. Sawa. Iki kibazo kiravuga ngo uramutse none ahangaha ukisanga, ubwo ndakikwibye wihangane, uramutse wisanze ushakanye n'uwo mwashakanye, noneho mukaza kubona nta rubyaro mwagize, mutaragize amahirwe yo kubona urubyaro, ese icyo gihe bivuze ko wagira igihe cyo kwihangana, noneho nyuma urugo ukarusenya, se byagenda gute kuri wowe? Utekereza ko wacyitwaramo gute? Ikibazo gikomeye cyane, kuko tuzi ko no mu badukurikiye harimo umuntu ushobora kuba ataragize urubyaro. Urumva uze gusobanura ku buryo n'umuntu wenda ufite uri muri iyo ntuza ashobora kumva ahumuritse, cyangwa se tukamufasha. Twese turagisobanura uko tubyumva. Njye ko mbyumva kuri kino kintu, hari igihe umuntu asobanura ibintu, wenda umuntu urimo urabireba akaba yatekereza ko urimo urumva byoroshye muri ubwo buryo, wenda kuko uwo mwana uramufite, sibyo? Ariko ngiye kuvugisha ukuri, sibyo? Ibintu ndi kuvuga niko kuri ku mutima wanjye, niko mbyumva, naba mfite umwana naba ntamufite, sibyo? Ikintu kimwe cyo gihari cy'ukuri nuko abantu baba bagomba kumenya ko
ntago mwabanye kubera impamvu z'abana, kuko ntago mwabanye mufite abana. Si abana babahuje, mwabanye kubera kuko mwakundanye. Urabona? Abana, okay, reka wenda mvuge ngo ni umugisha, sibyo? Abana ni umugisha Imana ibaha mu rugo, sibyo? Ariko ntago bana ari impamvu y'urugo, ku buryo wenda impamvu ndi kuvuga gutyo ni uko ubwo urumva ko hariho n'ikindi gitekerezo ko babuze, noneho urugo rushobora gushira cyangwa hakazamo ibindi bibazo. Abana si yo mpamvu, impamvu ni imwe. Yego. Noneho mubonye abana ni byiza, mutanababonye mugomba gutegereza icyo Imana izakora, cyangwa se mugashakisha ubundi buryo bwo kubabona kwa Dr. wenda. Yego. Ariko si okay, birambabaza cyane kumva abantu babanye babura umwana bikaba impamvu ibasenyera. Umuntu umwe akajya yari ngo agiye gushaka umwana, undi akajya yari ngo agiye gushaka umwana, kubera ko ni ukuri impamvu yo kubana nimwe. None se ntago muzi ko hari abantu batagira abana kandi batababuze. Hari abantu batagira abana kandi batababuze, bo bahisemo kugira marriage yabo ari okay, murambabarira ni iby'abazungu. Ariko abo bantu kaje ndumva tudahuje imyemerere. Oya, ntago ari iby'imyemerere by'ubukristo n'ibiki, ni just ko abantu baba bateguye ibintu byabo bajya babyita ngo ni child free. Mugani wabo hari childless akaba na child free. No rero usanga ikibazo abantu hanze bagiye judging abantu, wenda twe muri twe ntago biraza, ariko wenda nko mazungu reka mvuge gutyo, ntago bigukwira ko judging umuntu uko ntago ubuzi nimba yarabuze uwo mwana cyangwa hari utamukeneye, hari utaramubuze ariko utamukeneye. Rero wenda kuri twe tuba tubakeneye abenshi, reka mvuge gutyo. Ntekereza ko ni ukuri kubura umwana si ikintu cyakagombye gutandukanya umugabo n'umugore, kubera ko murahagije. Ni mwebwe shusho Imana n'undi yari yatanze, ni mwe yahuje, ni mwe mwahuye mukundanye. Ntago warakunze umugore uzi ko azabyara, ntago warakunze umugabo wawe uzi ko azabyara. Mwakundanye kuko mwakundanye wabonye umuntu. Rero ngiye numva urwo rukundo mugomba nyine gukundana despite iyo challenge mwagize, noneho ubwo mugashaka ubundi buryo mugiye ko mwabonye ko bitagikunze, mugakomeza mugategereza n'Imana ikizakora. Okay, nanjye reka wenda ngira icyo nkivugaho ko icyo kintu kirakomeye, kutugana no kumusoza. Kino kintu kirakomeye mu by'ukuri ku bantu badukurikiye, kubaho mwarashakanye mudafite urubyaro. Kino kintu kirakomeye cyane, kirakomeye pe. Ariko nanone nkuko abivuze, gusenya nanone, kubera ko ntekereza ko Imana muri ntuza zayo yagenye ko umuryango igena umuryango. Sinzi ko muri Bibiliya wenda hari ahantu yashizemo ibintu bijanye n'abana. Umugore n'umugabo n'icyo Imana yita umuryango. Wenda iyo bagize abana biba bibaye ikintu ciyongeraho. Iyo research si nyivuze ntayizeye neza, wenda tuzabigarukaho tubivuge neza, ariko ntekereza ko icyo Imana yita umuryango ari umugore n'umugabo. Abana mubabonye ni umugisha mwagize uva ku Mana. Niko Bibiliya ivuga ngo umwana ni umwandu uva ku Uwiteka, niko Bibiliya ivuga. Rero ngiye mbona ko ikintu cya mbere kitagomba gutuma musenya nuko mbona hakwiye kuba ibiganiro, noneho mukaganira mukabase turasenya kubera ko twabuze abana, noneho mukagirana ibiganiro biganisha ku kuba buri umwe wese agomba kumva yuzuye. Kuko hari igihe wenda gishobora kubaho umuntu umwe agatangira kumva yiheba n'undi yiheba, ariko bakabihishana. Ariko iyo habayeho kuganira, habaho gukomezanya, noneho mugakomezanya mukaba tugiye kubaho muri uno murongo umeze gutya, mukawiha nk'uko waruvuze kabase tugende kwa Dr. abana, cyangwa se dukomeze tubeho gutya kugeza igihe Imana izadusubiriza. Ariko rero umva rero icyo inama natanga, ushobora no kwicara mukavuga muti akaba ari igihe mu biganira. Sinzi ko kino kintu nagaza ncumva kera mu mico yacu abanyamurenge cigeze kuza kibaho, umugore akaba yaguha uburenganzira akakubwira ati jya gushaka aho ubyara umwana umuzana, cyangwa se wowe aho ubyara umwana umuzana. Sinzi ko icyo kintu gishoboka, ariko nigeze kugera igihe kimwe numva baza bakivugaho. Rero nuko nguko navuga icyo kintu.
Okay, njye ndumva wenda n'indi nama nagira abantu bari muri iyo situation ni ukuba mugenzi wawe hafi, kubera ko nubwo wenda turimo turabivuga gutya bisa nkaho byoroshye, kuri birakomeye kuko tuza abavandimwe abantu b'inshuti zacu baturi hafi benshi byagiye bibaho, nyine usanga kabisa ari igihe umwe ageraho akiheba agacika intege muri we, yaba umugabo yaba umugore, kandi wenda ugasanga ntabwo ntushaka kubyereka mugenzi wawe ko wenda uzi kuri muramurinda, ariko buriya wenda nawe afite ubundi bubabare nawe ukunda arimo arabyumva. Icyiza rero wakora ni ari umugore ukaba hafi umugabo wawe, nyine muri bya biganiro mugira ukamuba hafi, ari umugabo nawe ukabikora gutyo ukaba hafi umugore ukamwumvisha ko kuba mudafite umwana it doesn't make him or her less of a woman cyangwa less of a man kubera ko mudafite umwana, nyine mbese nuwo ari we, ni wa muntu wakunze, ni wa mukobwa abazungu n'abanyarwanda bavuga yo bari kubashekera nubwo bari umukecuru ngo she's that girl I met bona wa mukobwa ngo yahuye nawe umunsi wa mbere, nyine ukomeza ukamwumvisha ko mbese ni wa muntu ya shusho ntirahinduka, ni ya shusho ya wa muntu imwe bicaye bakaganira akamubwira ngo ndagukunda, n'umugabo nawe ukamwumvisha ko ni wa musore nyine wakunze cya gihe, ni wa wundi za feelings bya bindi ntabwo birahinduka, kandi abana hariya ntibari bahari ntabwo biteze no guhindurwa nyine kubera ko badafite abana, yego mukabana hafi kugeza igihe Imana nyine ibakoreye icyo gitangaza. Kandi ikindi abantu hari igihe tujya tublaming Imana ngo twizeye Imana mu bujiji, abantu bakajya kwa muganga bakamenya ikibazo, buriya mwivuje mukamenya ko mumeze neza bitanga amahoro, bitanga amahoro, bibaha ubuzima bushya, wumva uri free. Ariko hari igihe usanga umuntu yaraheranwe n'agahinda, wamara se wagiye kwa muganga se bakubwira ko bimeze gute, ngo ntago ngo aragiye ngo ntabwo ugomba underestimating ikibazo icyo ari cyo cyose, uba ugomba kugenda ukamenya uko ibintu bihagaze. Hari igihe usanga ari akabazo gato cyane kakagombye kuba karahindutse, kuko cyangwa urabona n'ikindi kibazo mutaje ku bitaro ugasanga habayeho kwitana ba mwana ati ikibazo niwe kiriho, ariko bikakorwa mu buryo mutabibwiranye, ariko kuja ku bitaro ni igisubizo ko bihita bimenyekana hari ikibazo. Yabona bakunda kubishyira ku bagore, umugore baragajya byara kandi ugasanga umugore nta n'ikibazo afite. Yego, I hope ko turangije ikiganiro. Ubwo rero ndumva ari ahangaha twasoreza kino kiganiro cyacu. Ndagushimiye cyane ko wanjoyininze uyu munsi kugira ngo dukore kino kiganiro. Urabona ko cyabaye interesting, nasetse, ubundi ibindi byose nyambikora nyine hari uburyo kimba ndimo seriye bikarinda birangiye. Uzakanga abafana uzatuma abafana batabyishimiye. Yego rero reka ngushimire cyane kuza, mbashimire namwe abafana bacu umudahwema gusapotinga Grenell Studios, cyane kino gice cy'imibanire rusange n'iyobokamana. Ntimutwibagirwe ko twagarutse turatangira kubashiramo ibiganiro byo kubafasha gukura mu buryo bw'umwuka, twubaka imiryango myiza. Mwibuke verse of the day izajya bageraho kabisa. Yego, ikindi kandi aba singles batanze request ko twabibagiwe, twagiye mu bantu bashakanye cyane, ndagira ngo namwe mbasezeranye ko mu minsi iza turagenda dukora episode 2022 umwaka w'abasiribateri bose azubake. Yego rwose ni ukuri mwakoze rero kubana natwe, mugira amahoro y'Imana aho butaha. Bye bye.